komereza rero nahise mpamagara mama mama yari yagiye gusenga uwo munsi hari kwa gatatu ndamubwira mama uri hehe bite mu rusengero bimeze gute ambwira ati nibwo tugitangira amateraniro ndamubwira rero ngwino mu rugo muze nkubwire hari akantu ushaka kukubwira umukura mu rusengero arambwira ati se ni amahoro ndambwaye ni amahoro ariko ngwino uze aravuga ati kereka nzi araza ndamwereka ndamwanireba ibintu umukobwa we yakoze aravuga ati si uyu niwe cyangwa The Unity TV. Together we can change the world. Agasaro TV na Unity TV tubahaye ikaze merere mu mandi zose z'isi turabasuje cyane abari mu Rwanda n'abari muri diaspora muri rusange turabakunda cyane. Hano murahabona umukobwa mwiza cyane. Kabisuseka neza. Asa naseka. Uyu mukobwa navuga ni mukuru wa Gihozo. Ni murumuna yego? Wa Gihozo muramuzi benshi aho bagaragaye muri prank menaho umugoreji kuri Saint Valentin basohotse agafatanwa n'umugabo bise uwabandareka ataru wanyawe nyene so prank tuguhaye kazi murakoze cyane amazina yawe tangira twibwira kugira tugane tuziranye amazina yanjye ni Gihozo Joseline ariko hari nabanziho Zulfati ya umugoza Joseline bishatse kuvuga yuko mbere wari umukristo then nyuma ugahinduka ukaba umusiramu kubera iki misengera n'amatsika akomeye cyane y'impamvu witwaga Jose nyuma ukaza guhinduka Zul mbo murakoze mbere narabakundaga abasiramu gusa no muri famille barimo kwa mama kwa papa barahari nza kubikunda rero uragerageza wongerejwe nza kubikunda ndavuga ati why not bijyamo gutyo ariko nari mfite n'inshuti nyinshi zabo baba basengeramo akanjyana tukajya gusenga mbona ni byiza nyine numva ko ngomba kubikomeza nabigemo ndi muto ubu sari gatanu ku munsi kabisa wow ariko navuga ba musulman abagore babambara neza rwose tuvugisha ukuri nubwo twambara mini tukambara makola tukambara iki ariko bagore babo kabisa ubona yuko ariko tekeza umugore since day one ahera yambaye kugeza aha yikwije igitambaro mu mutwe ntarambirwe yaba kuzuba yaba muki mwubahwe rwose ahubwo hari ikindi kintu nibaza hari mbere kujya mu basiramu hari ibintu wenda runaka byagukururaga kandi ati iyi mico ini y'abasiramu ndayikunda hari ibintu byabo byagukuriye ni nk'ibiki kugira ngo nabandi batarabajyamo byibuze nabo bazazemo cyambere nabanza kuvuga bagira umutima mwiza ndumva nta muntu utabizi muri societe nyarwanda nyine bagira umutima mwiza barafashanya yani baraniyubaha urubonye imyambarire yabo iriyubashye ni gake wabona umuntu w'umukristo yambaye ibintu birebire ya nicyo nabakundiye nicyo cyankuruye cyane kuti hari abantu basengera mu idini runaka noneho bo badashobora kwambara n'ijipo igera mu mavi sibyo ADPR ibyo ariko n'ubu ngubu ndumva ko ntago ari bose ni bakeya ubona bakeya nyine ni bake icyo rero nicyo cyatumye kutiyambaye ku busa nicyo cyankuruye cyane iyo myambarire yanyu mwambara mukambara nk'abaninja kwa kundi byo muri filime ni kapu ni kapu yo yambarwa n'umuntu ufite umugabo wenda akenshi babyambara mu bihugu byo hanze ngira ngo inaha barabiciye babigiraho ikibazo ngo hari abantu bakoraga ibintu bibi bakabiyitirira so rero niyo mpamvu babiciye ariko bwo inaha bwo rwose ntago babyamba ntago bemere kubyambara hanyuma reka twikomereze ikiganiro uradusobanuriye byinshi kandi turanyuzwe mite nibaza nkoresha iryo zina ko wamaze guhinduka n'ubundi Gihozo muravukana umukurikira bwa kangahe Gihozo inyuma ye navuga ko ari inyuma yera hejuru ye hari umuhungu mukuru ariwe musaza wacu njyewe rero ndi wa gatatu turi abakobwa babiri n'abahungu batatu
Gihozo agahita ajyamo agatero kabiri gutuma Gihozo no wa kabiri nge nkaba wa gatatu muri make uri murumuna ndi murumuna we sinzi impamvu rero nishyizemo ko Gihozo ari mukuru wawe urase urabona ari nari nde mukuru wowe urebye urabona ari nde mukuru nani nzi kari wowe yego wenda kubera ino myenda nambara abantu bakunda kubona ko ari nge mukuru hariho n'abantu batazi kudutandukanya murasa kabisa hanyuma rero mugira gutya mwiyicariye ubona Gihozo yatwaye umugabo w'abandi ku munsi wo kuri Saint Valentin ubundi ujya kubona iriya nkuru wari uri hehe ndetse n'ubwozura ari guseka yarababaye rwose ati njyewe byanteye igikomere kubona umwana tuvukana akora biriya araza kudusobanura byinshi cyane wari uri hehe murakoze mbona iriya nkuru nari ndi mu rugo nayibonye mu masaha ya saa yine ariko nyibona ku mushuti wanjye kuri stati yiwe ya WhatsApp ngira ngo nyine ndi kurota ariko already nibwo nari nkibyuka kuko ngiye usanzwe mbyuka ndatinda yongeye mu gitondo ndatinda mbyuka saa 4 saa 5 gutyo kwa kundi ubyuka ugiye nyine ukahita ujya muri telefone bitaho kuri WhatsApp bitiyeho mbona hari postinze nanga kubyemera mbona nakandi ko kuri BTN akandi gace ka BTN Ndahiro Valence ari kuvuga amakuru ndavuga bino ntago bibaho gusa narababaye ndarira cyo gihe amarira nayo sinzi abantu nabye nigire emotion rero amarira yitamanuka ndavuga si ibintu nibyo cyangwa mba ndamuhamagaye umutipe ndamwa se mura bimeze gute ibintu nibyo ngo nibyo ngo mani ngo nibyo uhamagara nahamagaye umutipe aho naboneye kuri stati yiwe ndamubaza ibi bintu nibyo cyangwa ni bimwe by'ababeshyi ariko nakumvijwe nkumva niwe nabona natayewe n'imyenda ye nkavuga ati niwe nako biratinda nyine cyo gihe nahise mpamagara mama yari yagiye gusenga impamvu nahamagaye mama ni umubyeyi ugira igihunga cy'abana be akenshi abashaka kumenya amakuru y'abana be kandi already Gihozo ntago aba mu rugo dukomereza rero nahise mpamagara mama ndamubwira mama yari yagiye gusenga uwo munsi hari kwa gatatu ndamubwira mama uri hehe bite mu rusengero bimeze gute ambwira ati nibwo tugitangira amateraniro ndamubwira rero ngwino mu rugo muze nkubwire hari akantu ushaka kukubwira umukura mu rusengero arambwira ati se na amahoro ndambwaye ni amahoro ariko ngwino uze aravuga tokereka nzi araza ndamwereka ndamwanireba ibintu umukobwa wawe yakoze aravuga ati si uyu niwe cyangwa nyire mama yanga kubyemera abanza bitindaho ndambwira nibyo urumva ijwi atari irye aravuga ati ubwo nyine turaza kumuhamagara twumva impamvu mama ako kanya hise ubona reaction ye ya mama nyine yarababaye arababara agira agahinda bya bindi by'ababyeyi nyine ndamubwira mama ihangane nyine bibaho nyine gusa nanjye byarambabaje nyine ariko njye nari nabaze kubyakira kuko nzi ko nyine bibaho mu buzima nuko byagenze hanyuma ntabwo mwari mubizi ko Gihozo ari umukinnyi wa filime cyangwa se mwebwe kubera ko wamugani mwabibonye kuri BTN wese wizira karuguri nkimara kubibona kuri BTN naravuze ibi bintu ntabwo nyine ni ukuri kuko ntabwo wabona BTN ubusanzwe twe tuzi ko BTN ari abanyamakuru bavuga amakuru none ndavuga uko BTN irimo no kuvuga amakuru nibyo byanyabyo kuko ntabwo byaba ari ukubeshya BTN ngize ebana cyo nibaza Gihozo ubwe mwigeze ntabwo kutihutiye guhamagara Gihozo ngo nawe babwiye version yiwe mumenye ko ari filime cyangwa se abasobanurira ikibazo mbajije ni cyiza impamvu ngiye nk'umuvandimwe we ntihutiye kutamuhamagara ngo mubaze ntago numvaga ko ari byo by'ingenzi kuko nge nari mbizi ko ari umu actrice actinga ari umukinnyi wa filime none kuki watunguye rero ukanarira kandi urabizi ikintu cyantunguye wawe sibyo baretse gato ni shizi actress sibyo actinga murabimenyereye ariko ubonye bya bintu ya prank
uraturitse urarize ndetse ukura mama mu rusengero uti ngwino urebye umukobwa yakoze uko abitubwiye kandi ubizi ko ari filime. icya mbere cyatumye ndira cyangwa mbimbabaza yakitinze navuga se mu isura itari nziza ntari nsanzwe nyine muziho nicyo cyantunguye numva kintushije ku mutima ndavuga buriya hari ukuntu umuntu akora ikintu ariko akakigiramo n'ikinyabupfura ntago nabimukekeraga ko yafata kuriya ji akayimena ku mubyeyi uhetse umwana noneho ikintu cyanambabaje ni ukuntu umugabo nabonaga nta kintu bimubwiye nyine umugabo ukuntu yamukuragaho imisatsi tugarukaho uburyo yari yakitinze nibyo ariko se ku mibereho yiwe ku mibanire yawe nawe uko umuzi nk'umwana mwakuranye wari usanzwe umuziho gushira isoni no kuba wenda ibyo ntiyabikora ku buryo uvuga ngo ibi bintu mba yabikoze koko ntago ari ukwakitinga ni ibyanyabyo mu buzima bwe busanzwe ntabwo ari kuri ateye ni umukobwa utuje ukunda amahoro buriya Gihozo yanga umuntu umusuzugura mu buzima bwe yanga agasuzuguro pe ariko mu kwanga agasuzuguro ke ntabwo ari umuntu wanduranya cyangwa ugira amahane iyo umuzanye amahane arakwihorera agatuza ariko buriya yanga nyine umuntu umwiyenzaho umusuzugura yani ntabwo ari kuri ateye ni nabyo byatumye mvuga nti reka mbe ndetse kumuhamagara kuko ntabwo nari nzi ko ariko ateye byatumye mbanza kumwihorera menye mama we niwe wahise amuhamagara aramubaza ati se ibintu mbonye bimeze gute aramubwira ati rero mama ibyo ubonye n'ubundi narabikubwiye ko hari filime tugiye gusohora ni filime mama rero kuko nawe asanzwe azi ko ari umukinnyi wa filime ntiyabitindaho none se zuruva kare wari kumbwira ati njyewe na n'uyu munsi ndacyababaye ati iyo mbonye nino video na n'uyu munsi iracyasirikira ukabona umumama ahetse umwana umukobwa aramumenaho ji ndumva wagira ngo ni ibintu byanyabyo byabaye uti ku buryo mfite n'isoni kubera iki kandi ubizi ko ari filime ugifite navuga igihunga cyangwa se umubabaro. icya mbere ni kuriya yamennyeho uramama ji nyine byatumye hari isura nziza itari nziza bigaragaza nicyo cya mbere gitumye wenda n'aka kanya nkiri kubabara ariko nkongera nkibaza se niba ari filime kubera iki Ndahiro Valence ashobora kuba yarajemo harimo nyine akaba yafata amakuru nk'ariya njyewe ntabwo nabyemeraga ko atari byo nyabyo numvaga ko ari byo nyine atari filime kuko ndibaza filime hazamo Valence hakazamo n'abantu hari n'abantu benshi hari urujya n'uruza rw'abantu rero ndavuga nti nyine hari yakoze amafuti iriye futi umushinja rero ni ukuba yaramenyeho umubyeyi je yego niyo yaba ari filime hariho uriya reka nkubwire Sando aba boss nabo baduha akazi ko gukina filime sha kankubwire nabo hari igihe bakadushuka pe umuntu aguhaye script nkawe urabizi ko igoye cyangwa urumva ko harimo case rimwe na rimwe wenda hari igihe baguhana n'ibibazo bishobora kuza tugaruke inyuma nk'umuntu uvukana na Gihozo hari abantu babazi hari famille n'abandi bantu bagira bona za video kandi basanzwe bafite nimero zawe baguhamagara uricaye umunsi wa mbere iratambutse umunsi wa kabiri mama baramuhamagara hari ibyo bamubwira naho hari ibyo bakubwira iyo izo comment zose uzihuje wumva ziganisha kuki comment njyewe numva abantu bavuga ibyo bashaka ikindi ntabwo wabuza abantu kuvuga kuko wakora ibintu byiza wakora ibibi baravuga abantu nyine niko babaye baravuga ati umukobwa watwaye umugabo w'abandi kuri Saint Valentin bamufatanye n'umugore w'abandi n'umugabo Prito w'abandi nyine ibintu nk'ibyo ariko iyo mbyumvishe nyine numva mu mutima wanjye nyine mbaye avuga se kubera iki umuntu ashobora gukina ibintu nka biriya bituma agira isura itari nziza wenda muri rubanda
mu bantu no muri sosiyete nyarwanda. hanyuma hari abantu nanone abaturanyi umuryango muri rusange bo babifashe gute biriya bintu rero niba uko byagenda kose hari amakomenti menshi wagiye wakira y'umuryango y'abaturanyi y'inshuti bo babikubwiragaho iki? Mu rugo papa na mama ko barabyakira nyine kuko bazi ko ari umu acteur aratinga filime akina filime niko kazi ke nyine. Rero muri quartier cyangwa se wenda muri famille nka famille i Burundi byo rwose byarabagoye. No birirwa bamuhamagara bamubwira ati cyangwa se nge bakambwira se biriya bintu ni ibiki nyine hari ukuntu babibonye misuri itari nziza ariko n'ubundi niko ubuzima bugomba kumera ntago ikintu cyitwa gutwara umugabo w'abandi. Donc niyo kintu urebye niyo case na comment z'abantu n'amagambo ko bivuga n'amarangamutima akenshi bibanda mu kintu kijyanye no gutwara umugabo w'abandi. Nuvuga ngo wowe kuvubayeho wari wateretana n'umuntu ufite umugabo w'abandi sharika mu bwizukuri wenda ntago babura ko umuntu baza bakamutreta ariko buriya hari ikintu hari isuri bitari nziza muri famille cyangwa nawe ubwawe nta gaciro bawihesheje kuko bajya kugutetwa n'umugabo w'abandi amprise uzi ko afite umugore hari none hari ukuntu umuntu waza kugutereta yambaye n'impeta akayikuramo ntubimenye ko afite urugo cyangwa se ni benshi bihekana ko bafite urugo kandi kubera ko nta mpeta bafite ntago wabihagararaho ko afite urugo. Rero ngewe ndumva kuri nge ntago nakemerera umugabo kungaza nterete nzi ko afite umugore babana shakira ni icyaha umuntu abakoze pe ni icyaha kandi ni umuvumo n'uriya ni umuvumo reka nkubwize ukuri mbata nta muvumo urenzeho kuba waba uri kumwe n'umugabo w'abandi uzi ko afite urugo n'abana uzi ko babana amarira yabo babarira hariho abagabo baza bakagutereta amafaranga bakayaguha pe bagoye buri kimwe ariko yagera mu rugo ugasanga nta kintu ari kuhakora kigaragara nta mafaranga nta posha atanga abana ishuri ntiyishyura ishuri noneho rero wa muvumo wose wo mu rugo n'amarira y'abana ugasanga niwe wajeho. Rero urashatse biranze cyangwa se uze n'umugabo kubera ibyo mivumo yose n'amarira y'uwo mugore ntagakugwa amahoro yani ni mva nakoze ikintu ubu ufite uvuga uti mana yanjye hagize umbona ndi kumwe na mbata ni urugero nzi neza ko mbata afite umugore turi mu kabari ariko ndimeze nk'igisambo icyo gihe nabuze amahoro kuko nzi neza ko uwo turi kumwe cyangwa aho ndi siho nakagombye kuba ndi nk'igisambo nyine. Ese ubwo urumva kuba igisambo wabyishimira se kandi hanze hari abasore benshi pe wanakundana nabo mbese wakora amafuti yose ushaka ariko abagabo bandi tujye tubaha amahoro sibyo zurfa bashobotse reka nkubwire ntibashobotse pe tujye abakobwa reka nkubwire mbata nta mukobwa wishyira umugabo sibyo nta mukobwa wakishyira umugabo oya ntago sando ibyo ntago mbyizereramo ibyo byakana kigendeye kuki impamvu se reka mbwire yaganira n'abagakambwa ati abakobwa biminza ati nibo batwiteretera ati umukobwa arabyuka mu gitondo bonjour saa sita wariye nijoro good night ati nyine akagufatisha bwa bugambo utubwe mbese ngero n'ejo ndari umugabanyeretse zo impamvu se yarajyaga mvugira abagabo nabwo atagaba n'ibinyabifuti ariko yanyetse chat numva dumiwe umukobwa tuzabonane umugabo ati uno muntu ashobora no kuba ari kungambanira ati kuko siniyumvisha uburyo cy'umukobwa ashobora kunyinginga ngo mbonane nawe muri ubu buryo ari uri kunyihamagara ati nyabara ngo yicu uyizaniye ati nk'ubu nagenda gutya ati umugabo yacumuye ati nk'uyu muntu ashaka iki bari bamaze amezi 3 s'il play amubwira duhure umugabo yaranze ibyo se muvuga igihe hari umukobwa twashwanye ubu ngubu aranyanga yagiye mu ati ndakwanga uri umwiyemezi uri umwirasi nkibaza se umwana w'umukobwa arashaka duhure yabaye duhure nkabaza se turahura gute ko nta mafaranga afite ngo duhure ndakwereka ko tubigenza gute se sinajyaga
navuga byanga byakunda arashaka amafaranga ntiboroshye ari abakobwa ntiboroshye ari abagore mbese mu ngeri zose harimo bose njye nicyo njya mvuga bwire Sando no wivuga gutyo njyewe sindi umukobwa ntago ndi mubi pe ku buryo wenda nta muntu utantereta cyangwa nta muntu utanyifuza ariko aha ni ijana wenda 98 abagabo bubatse ingo nibo benshi usanga bari gutereta kandi yambaye n'impeta uzwari n'abatagira isoni we yambaye impeta urabona ko yambaye impeta ariko akakubwira mugateretana uratereta gute nyiri inzu yakwirukanye ku kazi urahembwa urusenda uri gucunga n'agategeka uratereta gutereta ukennye niho kwiruka wikoreye umugabo se no surumva ufite umugore usize umugore mu rugo Sando reka mubwire nkubwize ukuri pe njyewe nzi ingo nyinshi zirimo ibibazo sinavuga abantu wenda bafite ibibazo mu ngo ariko ndabazi bafite ibibazo Sando reka tuvugisha ukuri hari igihe umuntu abana n'umugabo ugasanga umuntu hari ibintu akunda nk'umugabo hari ibintu akunda agashakana n'umuntu agasanga bya bintu akunda ntago abifite ntago abyujuje rero nicyo mbona cyo ko umuntu gabashaka kuba yacu umugore w'inyuma hari ibyo nyine yamubuzeho yigo ariko none ibyo nyavuga njye ndi kumwe nawe none se su narabyemeze ntago ari 100% umva none se 200% njye yini 200% su wemera njyewe nibyo nkubwira murana abantu benshi pe wemera ko n'umugabo ari igihe njye cyagana na mama makuru pe akambwira ati Gasaro cyari mutoya akanga ati umugabo urabungabunga ugafata mu nnyo ugafatayo hose ukoza ibirenge ukagira atariko ingeso y'umuntu iba ari ingeso ye ati ntacyo nukuri dore umva hari abagira ingeso hari n'ababikora kubera yuko abo gasa uri umugabo hari n'ababikora kubera ko abashakanye ariko bameze ari kamere hari kamere mu kimwe nuko ari umugore w'igishegabo muri we ku buryo niyo yagera mu rugo agashaka bwa mbere bidashobora guhinduka atamenya ngo niba habaye ikosa kubwira umugabo ngo mbabarira ntibibaho n'ubwa kabiri agashaka ya defo ikongera ikamusenyera kubera iyihe mpamvu ntago aramenya ngo abagabo wenda bakunda icyubahiro abagabo bakunda ibi sibyo at the same time rero n'umugabo ashobora gusenyerwa wenda na cya kintu bwa kabiri agashaka bikanga kubera ko ataramenya aho ikibazo kiri kandi none kindi dushaka societe nzima si byose ndacyari mutozo si byo 20 ariko niyo dushaka societe nzima nimba nge mbana na mbata si byo n'urugero nimba mbona ari byadakora nk'umugore wanjye n'umpartner wanjye why not ntamwegera mbwa ati ibi nibi kubera icyo utabigenza gutya birambangamira hinduka akora iki niki si byo ore yo kugira ngo ngewe mitecu inyuma uwo mugabo cyangwa se anci inyuma nicyo kintu giye gikenewe aho kugira ngo sibyo zufa aho kugira ngo mbe mfite ikibazo n'umugore wanjye mitenirukira mu ndaye reka ubwiriza Sando baratubwira muri comment Sando reka njye bivugaho nk'umugabo sibyo uyu mukobwa bivuze neza wowe ushaka kubisasira no kugira buriya ntago ari byiza hari ibintu abakobwa bose badafite n'ibintu abagore bose badafite nyine banza wumve impamvu agashaka byumva reka mubwire rero urahita ubyumva ibyo badafite uremera ko batabifite none se mwabanye gute kandi hari zurufata unanutse sibyo wakunze ute Diane ubyibushye uzi neza ko ushaka uwo muntu ubyibushye reka mubwize ukuri hari uri nuza kugutereta akubwira ati nkunda taye yawe sibyo nkunda ukuntu uteye nkunda agataye kawe nkunda ukuntu uhumura nkunda odeur yawe kubera iki sibyo bintu atabibwira umugore we ati hari parfum runaka kandi abanuka imyotsi yo mu gikoni kandi aribyo nkubwira iyo sije rero nibyo nkubwira uwo mugore nuko iyo myotsi yo mu gikoni sibyo muri iyo parfum umubwira uti ndashaka ibi uzi ikintu cyabikizizimaka mureke mi comment baze kutubwira ngewe simbyemera Zulfa reka mubwire ngewe mura n'abantu benshi nge ntago nyuzwe kuri ibyo bintu ntago nyuzwe hari umuntu ukubwira uti ngewe mfite umudayimoni w'ubusambanyi c'est vrai nkunda umugore wanjye ariko mfite dayimoni nyine nibyo nkubwira ahubwo turabyumva kimwe atari ku nkunda umugore wanjye pe nkunda umuryango wanjye
atari ikintu bita ubusambanyi cyarananiye at the same time n'abagore hari n'umugore ukubwira uti nkunda umugabo wanjye atari ko kuva nakora ikintu hanze nahise ndaruka baraza kureba kino mu kiganiro baraza kutubwira muri comment nimba umugabo yemerewe kurongora umugore umwe gusa nabyo baratubwira gusa bibaye byiza buri mugabo ushobora kugira umugore wawe mu rugo umukunda wacikwa ukagaruka ariko ugasanga urugo bataburi cyavuga ubugoryi byita ubugoryi baretse muri comment baza bakubwira baretse muri comment baza bagushishura ibintu bizima ubu uri kuvuga n'uyu nawe ari kuvuga ubugoryi rero oya yatandukanye ntago oya buretse ntago uyu zufati ntago igifashishikariza abagabo guca abagore babiri basite play neze ko mbona ibintu mubigize comedy wangu reka mubwire bata nimba tunakivaho nimba amategeko y'u Rwanda atemera watu bikora polygamy ubu hari iki kubera iki wumva yuko kugira umugore ukagira Sandrine na Zulfati ntacyo bitwaye ese nimba ntacyo bitwaye kubera icyo ubikora mu bwiru ikintu kidafite icyo gitwaye uravuga ngo I'm free kureka nete Zulfati ne turago bagiraga abagore batanu ku cyaro kimwe bose kubera ubwo leta yagendaga bafunga sibyo ahayise ntago ariho uyu munsi icyo kintu mu kibazo cyitubwira muri comment mbata wowe rero urashaka ikibazo cyawe rega no kutobyuma nese ubu ngubu tutemera polygamy barongora umugore umwe we none we baramushoboye niyo mpamvu nawe utazubaka rero umwe we baramushoboye umwe we arashobotse izi divorce ziri kuba polygamy hari agize imyaka 60 gushaka byatereka abadukurikiranye kubera ryarari mbatarareba akabona Sandrine arabyibushye akaroza urufata unanutse akabona uw'igikaru w'inzobe akavuga uti ninshaka ntago nzigera bareba mu kanwa ngo nakafite mu kanwa heza Zulfa umva ninshaka nzabona wa muntu w'ikibuno nzaguma ku mugore umugore azanzirika niyo mpamvu mbata biri mu bibubuza gushaka nimuzabyibazeho ni ibimubuza arashaje reka twikomeze suko watweretse ubukwe we mani ibintu mwarinduye isoko mukore comedy mu bintu ngewe aho mva nkagera sinshyigikira ubusambanyi n'abantu barabiza ajyambwira uti ubundi wowe kereka ugiye nko gukora ahantu mbese ari umugore wasambanye n'umwanda ari umugabo wasambanye n'umwanda ari umukobwa ngiye sinshyigikira ubusambanyi icyo nshyigikira isambano birahari pe hari imisambano koko hano hanze ega imisambano we hanze ubusambanyi byo rwose umva wega we twikomereze rata nicyo kintu none wabwira Gihozo ndabizi iki kiganiro azakibona umuvandimwe wawe wa prankinze abantu akamenaho umudamu w'abandije ari nacyo uyu munsi gikomeye cyakubabaje wumva nk'igikomeje umuvandimwe wanjye rero ikintu namubwira ndi no kumugira inama ni byiza cyane buriya abavandimwe ntabwo ari ukuvuga ngo uri mukuru cyangwa uri muto ushaka kugira umuntu inama bitewe n'uko mu buzima mwanyicanyemo mwabayemo njyewe inama namugira nashaka amafaranga pe si bibi ushaka amafaranga ariko n'ibintu nanakine filime pe ko filime ni byiza mu Rwanda ziri gutera iyindi ntambwe ziri kugera ku rundi rwego nakine filime nyine akomeza akazi ke ariko nanone nabikine abona ko harimo ubwenge cyangwa se yanakina ibintu bitanga inyigisho nziza kuko biriya ni ibintu byakica ejo hazaza hiwe bikica ibintu byinshi mu buzima bwe bwa buri munsi cyangwa se n'abantu n'inshuti zikamuvaho kubera kuri kwakitinga kuriya inama rero njye namugira ni uko yareba ibintu akina bitanga SMS nziza mu banyarwanda muri sosiyete no mu nshuti ze mbese bimuha inshuti nyine zigakomeza zikamutera imbaraga zikamubwira wawe ibintu uri gukora ni byiza ariko nyine niyo nama namugira hanyuma uriya mugabo we bakinanye wamubwira iki uriya mugabo se uriya mugabo rero ndamuzi muri filime n'ubundi ko yakitinga ari umugabo nyine ukora ibintu nka biriya uriya we nayo ikintu namubwira nawe nyine ndabyumva nyine ko ari akazi ni akazi ni no gushaka imibereho cyangwa se wenda ni iryo zina
ariko nawe ikintu namubwira nibareba ibintu bakina uko bimeze bibashuka ngo bababwire ngo kina ibi ngo nawe ujyeho wemere kuko hari ibintu ushobora gukina bikakujyana muri case utazivanamo n'uwo boss wawe atazaza ngo akuvugire kandi rero wayikujyanyemo iyo case rero nawe niba ari nakuri yateye mu buzima busanzwe nahinduke hanyuma nahinduke wabahaye akazi we se kana akazi hari icyo bamunenga buriya zo kandi ari bakuru ahubwo ufite kuvuga ngo hoya simbikina cyane namunenga cyane rwose kuba mukuru bitandukanye nuko umuntu yaza akakubwira ati ngewe kuba mukuru se byakubuza gushaka amafaranga ni akazi umuntu aba arimo niba ari akazi nawe reba ati uyu muntu niba akeneye akazi simuha amafaranga ari uko yagiye mu kunkorera ibintu bibi sibyo ikintu nengera uriya mu bosi wabo yabahaye biriya ni nko kwica izina ry'umuntu nabyita nko kwica izina ry'umuntu harimo kwica izina ry'umuntu kandi udakurikije wenyine wishakira inyungu zawe sibyo utareba inyungu z'umuntu ukoresha ahubwo wowe ureba inyungu zawe we nakoresha abantu ariko areba n'inyungu z'umuntu ari gukoresha avuga ati uyu muntu ndi gukoresha isaha n'isaha nakongereje nkamukina ariko se buriya ariko nkubaze mbata umuntu aje akakubwira ngo ngwino nguha amafaranga yose ushaka unyicira umuntu wabyemera nuko sinzi kuyiba hanyuma se zu wazubwira uti twarasebye pe kinaye nsigaye ngenda nakibuka ko umuvandimwe wanjye mukuru wanjye yakoze ibintu nka biriya ati mwumva mfite n'igisebo guseba nuko yamennyeho wa mama ji cyangwa se nuko kugeza uyu munsi hari abatariyumvisha yuko ari ibyanyabyo urakoze kugeza uyu munsi ntago abantu barumva nyine ko ari planka cyangwa se ari filime ntago abanyarwanda bapfa kubabwira ibintu nk'ibyo ngo babyumve ariko icyo nzi neza nuko ari filime nge namaze kumenya ko ari filime nanjye ntarabimenya numvaga ko ari ibyanyabyo ariko numvishe ukuntu situation yifashe numvishe ko ari filime rero nyine nanjye ubwanjye ndibwina abantu bavuze dore murumuna wa muntu ahubwo watwaye umugabo w'abandi kuri Saint Valentin none akantu ka Saint Valentin niko kabi ariko se buriya nk'ikosa urebye iriya ni planka nk'uko twabyumvise ko ari planka yari filime none nk'ikosa iba ari planka urabizi ko ibintu byose ibintu bya YouTube cyangwa bya filime no gucreatinga hafi y'ibintu byinshi bakina by'amafilime no gucreatinga ikintu ugatanga message runaka cyangwa message itari nziza mu hariya yaba yaratumye ubabara ituma cyane akantu karusa kandi muri biri ni nk'akaye yavuze n'ukuntu yamennyeho ji uramu mama hariya ntago harimo ikinyabupfura umuvandimwe wanjye nabyumve n'ubutaha ntazakora amakosa nk'ariya ngo nuko ashaka ngo kugira ntuza izina wenda muri rya filime ko ari umu actrice kwamamara ntago ari byiza n'ubutaha niba muha role imeze kuriya ntazayikine kuko ntago biri ari isura nziza icyambabaje n'ukuntu yamennye uhura mu mama n'umubyeyi uhetse amplisi n'umwana none ikindi cyambabaje kindi n'ukuntu mu mama yataye umwana umugabo akamuheka biriya bintu ntago bibaho we ntago mu muco wa Kinyarwanda umugabo aheka umwana ntawo ndabona mu Rwanda wahetse umwana ari umugabo oya nta ariko ntawe ndabona kuri social media yavuze ngo wanyu ntanganzwa zihabaze oya sha ntago umugabo nyamugabo ari umuntu uheka umwana subwo umugabo aheka umwana oya we umugabo umugongo we yaremewe gukora akazi nk'ako umugabo abagabo bakora umwana bari amaraso yawe kubona umugabo uhetse umwana hari ababaheka imbere bakabatemberana bumva ari ikirihe kosa ririmo ku buryo guheka umwana birumvikana imbere birumvikana kuko hari sinari n'abajyana n'abagore babo kwa muganga bakabatwaza abana kunda babahetse muri prote bebe ariko urumva ukuntu uruzungu rwateye mu mugongo nk'umuco wacu it's big deal ariko kubera ko ari imbere kunda umuco rwose wa wundi w'umutirano w'abanyamahanga gushyira umwana kunda nibyo byanyabyo rero nekereza ko nimba wafata umwana ukamuheka kunda no mu mugongo
ahubwo wenda ikosa jyewe ni ukuba uri umubyeyi umujinya ugatuma wafata umwana ukamuta waramubyaye ari uwawe ahubwo niko njye mbyumva njye numva goye ku mwana nta kibazo karakaru karantushije nk'ukuntu nta mugabo wahetse umwana we nukuri nta mugabo wahetse kumbana nta mugabo wahetse wenda ushobora gufasha kwa kundi nk'umugore wawe wenda afite ikibazo yarwaye cyangwa se mugiye nko kwa muganga ukamuheka kunda byo ni ibintu byumvikana ariko mu mugongo karakanu ko karambabaje nibaza se umugore utumwana umugabo akanamuheka mu mugongo basi yamutwara mu ntoki cyangwa wenda akareba ukundi kuntu abigenza sasa tuvuge wenda nka musaza wawe afite wenda nka fiance ukajya kubona azanye fiance uriya nyine kuri wawe niwo ngo nuri yazanye ukibuka ko yakoze bya bintu wamwakira ute musaza wanjye ntago navuga ngo ntago namubwira ngo uriya muntu ngo kuko ngo hari ikintu kitagenze neza cyangwa kitagenze neza uriya umuntu ajya guhitamo uwo bakundana hari ukuntu yakunze umuntu ntago rero yarabitekerejeho ntago rero umuntu yajya gukunda umuntu ngo uzuwe kidobya njye numva yuko nyine buriya umuntu mwiza no gukundira ukuri akagukundira ukuri n'amafuti yawe akayagukundira numva ko ari nta kosa ry'abarimo cyane nta nubwo namubona nabi nyine hari isura aba yaragaragaje nanjye numva ko bitari ngombwa ko bakundana ariko ntago najya guhitiramo umusaza wanjye ngo mubwire ngo rero ngo urabona ngo uriya mukobwa ngo hari ibintu bitango nyine ngo nkamumubuza ntago namumubuza ahubwo namubwira ati niba umukunda muganirize ku bintu binibi niba hari itagenda neza mu biganireho wenda muhindure cyangwa umubwira ahinduke imyitwarire byiza cyane rwose tukanakusoza ndetse ngewe ndagushimira cyane ni gake cyane umuntu ashobora kubona amakosa y'umuvandimwe we kuri social media akumva yuko kuba umuvandimwe wanjye yakoze amakosa nkwiye gusaba imbabazi mu cyimbo cya murumuna wanjye cya mukuru wanjye I'm sorry urumva rero navuga n'umutima mwiza ariko nanone ni n'uburere kuko urumva ntago zurufatiye agakwiye kuba yicaye aha ngaha ahubwo ari kubwira abanyarwanda ibi ngibi cyangwa se ari kubabwira ati ni ukuri ibisi umuco ibisi byiza ni uko nawe ubona yuko hari ikintu ushaka kwigisha kandi ugafasha navuga sosiyete si byo zuba kandi icyanyuma navuga wumva ari byo yabahamagaye none hasigaye mu rumeze ute umva reka nkubwize ukuri Sando icyatumye nza hano nicyo nshaka kuba nabwira n'abanyarwanda n'abagukurikirana nje hano kugira ngo nsabire umuvandimwe wanjye imbabazi mbikuye ku mutima hariho abantu batabifashe neza cyane famiye na papa ntabwo yabifashe neza ntabwo yabyakiriye neza deja mama we yari yaramaze kubyakira ariko papa we byaramugoye nta n'iyi saha nyine nje gusaba umuvandimwe wanjye imbabazi mw'abanyarwanda mwe mubabarire biriya nyine niba yarabikoze nawe nyine umubosi we nyine niwe wabigizemo uruhare ko nyine nawe yabigizemo uruhare ntabwo yatekereje kabiri ariko ngewe icyo nje gusabira imbabazi n'ibyo yakoze bitafite isura nziza muri sosiyete nyarwanda nicyo nababwira mu mubabarire rwose nimubona n'ahantu ntimuzamutera amabuye ngo mumutera amabuye ati dere wa mukobwa ngo Saint Valentin yatwaye umugabo w'abandi ako kantu noneho ka Saint Valentin niko kabipe ngo runaka ngo dere ngo runaka watwaye umugabo kuri Saint Valentin rwose mw'abanyarwanda mwe mu mubabarire biriya ni ibintu bibaho gusa no muri sosiyete nyarwanda hariho abagabo bateye kuriya n'abakobwa bateye kuriya ariko mw'abagabo rwose uriya mugabo nawe wakinye biriya bibaho mbata bibaho pe ni ukuvuga icyo twatekereza twumvamo bibaho si na bibi ahubwo message yatambutse nabi message ni ukuvuga ko zufati iyo mbugani iza kuba umugabo yafatanwe n'ihabara n'urugero ni source prank ntago ari ubuzima bwa nyabwo iyo habara yo icyo ari gukora nda message nziza zufati yawuzambwira tibyibuze yaca bugufa akavuga ati mbabarira
ni umugabo wawe oya ntiyadaca bugufi Sandri iyo ahita yigendera akahita yigendera byonyine atari ko kugira ngo ufate umugore w'umuntu duplisi ati cyambabaje uhetse umwana atuka mumenaho ibintu nka biriya nicyo kintu cyatumye abashoke umuntu wakoze iriya script kuko urumva ni script yakozwe hari ikintu yibagiwe ko umugore uri mu rugo agomba kubahwa uriya agombaga kwigendera kugira ngo yubahe nyir'urugo amplisi n'umwana so ni nacyo usabiye imbabazi mu izina ry'umuryango cyo nsabiye imbabazi pe wakoze cyane Imana iguha umugisha kandi uzakomezanya uwo mutima ni bake cyane bagira uwo mutima ndetse binagaragare ko ni urukundo ku muvandimwe si byose uretse Yesu watwitangiye mu idini ryacu nk'abakristo ariko nshobora ngiye kuba ntagira ubwo butwari bw'uko umuvandimwe wanjye akora biriya haza gusaba imbabazi nabyo bisaba kuka wa muntu we ariko we yavuze ati mu kimbo cy'umuvandimwe wanjye ngereka ngende nsabe isi yose imbabazi nukuri uzakomezanya uwo mutima kandi ndagushimiye cyane murakoze Imana igumugisha nawe murakoze cyane cyangwa umugabo utahakareba utarira amandazi mu mufuka niba nawe hari waciye ibanga baguciye inyuma oya ntabwo naguciye inyuma